niba ushaka ko umwana wawe yiga akazamukana imbaduko mu bumenyi nge nguhitiyemo ishuri The Angels Education School nyamugabwa mu b'imbere mu gutsindisha mu bizamini bya leta kuko twigisha mu ndimi icyongereza, igifaransa, ikinyarwanda n'igiswahili kandi umwana akazivuga neza. Mubyeyi sigasira ko umwana wawe azabasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Babyeyi banduba Gasanze, Kinyinya, Batsinda n'ahandi. Abaturuka Induba mwashyiriweho imodoka izana abanyeshuri ku kigo. Nimwandikisha abana hakiri kare kuko imyanya isigaye ari mbarwa. Duherereye mu murenge wa Nduba muri centre ya Gasanze hariranga kuko duteganye n'inyubako nkikoreramo sako. Ariko wivunika amagara ku 078 890 umunani karindwi icyenda rimwe cyangwa 0783 52 kane gatandatu. Ya bimeze biterekanizere ko none ababyeyi mwamaze gufata icyemezo mukajya kureresha kuri The Angels Education School ndetse na nimero yabo mwamaze kuyandika. dukomereze hano episode ya 43 mwese ndabasuje. लीग स्टेज के सारे मैच aya marushanwa rero ya double mixed doubles खत्म हो गए। इन मैचेस maze gukinwa के आधार पर ndetse dushingiye ku manota yagiye aboneka bitewe n'imikino yimaze kuba फाइनल के लिए मैं टॉप 2 पेयर्स के नाम अनाउंस kubagezaho करने जा रहा हूं। abatsinze babiri bagiye guhanganira finale. kuvuga couple ebyiri ubwo nyine ni ikipe ebyiri igizwe n'abantu babiri ndetse kusha ari mu mukino kwibanga rikomeye cyane. kushi iki muceri siri imaze gukora turabibonye. hari umuntu bari bamaze kwishyura kugira bati ugira icyo ukora, amubwira ati byakozwe ntimugire ikibazo. Okay. पहला पेयर जिसने फाइनल में अपनी जगह बना ली है उनका नाम है करण। mbere na mbere twagira ngo tuvuge abantu bageze kuri finale ni Karani Mantur ndetse na Kafita Mantur bageze finale. तो प्लीज क्लैप फॉर करण माथुर। mukomere amashyi Karani Mantur na Kafita Mantur ipe yabo mukomere amashyi. maze kuvuga ikipe imwe खिलाड़ियों को फाइनल में टक्कर देने के लिए ikipe rero nayo yamaze kwemererwa kugera kuri finale उनका couple irenze yari Juna Gariwari na Diamu Kariji Agariwari. aho mwese mubaha ikaze bakomera amashyi ku rwego rukomeye cyane nyuma y'uko Arjun Agariwari agarutse muri badminton nyuma y'imyaka 5 ageze finale agarutse neza amagabo make agarutse neza. ये जोड़ी बड़ी खास है। ikintu gituma rero ikipe bidasanzwe अर्जुन और दिया सिर्फ कोर्ट में ही पार्टनर नहीं बल्कि apana muri badminton gusa kuba ari abantu bakoze ikipe imwe no mu buzima busanzwe n'umugabo n'umugore ibyo bituma iyi kipe bidasanzwe ni couple. none rero ndagira ngo mubakomere amashyi cyane हौसला अफजाई कीजिए। motiva wa champion bane yeze finale ni harika Depika urwo rwose rwaje gufana ikipe birakwiyareba azinga ibyo yapanze byose biraza gukorwa. Arjun tegereza urebe ukuntu nje nkabatsinda. जिस फाइनल मैच का इंतजार हम सब finale igiye kuba rero बेसब्री से कर ya finale twa dutegereje कुछ ही देर में igiye gutangira mu minota mikeya ये फाइनल बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। ndetse finale iraza kubishimishije birenze uburyo twatekerezaga जिन दो पेयर्स के kubera ko couple ebyiri नाम लेकर zifite n'ubundi audience zikunda दर्शकों में उत्साह binyuze muri aya marushanwa. पेयर्स मिक्स डबल फाइनल मैच में खेलने जा रहे हैं। जी हाँ कोर्ट के एक साइड में amakuru wese nyine agenda avuga uko abibona. जी अग्रवाल bafite abanyamakuru babiri bajyaga bazonga Shao Karani na Arjun मैच bafite ukuri babaze ibibazo uburyo ushaka uburyo bakwepa bikagucanga. बैडमिंटन के दुनिया के दो बड़े धुरंधर प्लेयर फिर से abakinnyi babiri bari bakomeye muri badminton nyuma y'imyaka bamugiye kugaruka mu mukino. इस बैडमिंटन की दुनिया को अलविदा कह दिया था और करण माथुर जिन्होंने हाल ही में ही चेयरमैन की पोजीशन से इस्तीफा दिया था। ये मैच इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अर्जुन अग्रवाल की पार्टनर उनकी पत्नी दिया है। impamvu uyu mukino uri kuvugwa cyane ni uko umukinnyi wagarutse mu mukino nyuma y'igihe kirekire ariwe Arjun Agariwari nyuma yuko agarukanye n'umukinnyi bakinana ariko uwo mukinnyi akaba ari n'umugore we nyine biratangaje. अपनी बहन कविता माथुर के साथ इस मैच में ku rundi ruhande Karani wo bagiye bituzanya ari mushiki we Kavita बंदे रह चुके हैं। Arjun na Karani bamaze igihe kirekire
barabakinnyi beza ariko bamaze igihe kirekire badakina. जब जब उन दोनों का मुलाकात कोर्ट में हुआ है तब तब काटे काटे ndetse n'igihe bakinanaga iyo babaga bahuriye mu kibuga ari bahujwe n'umukino टक्कर हुआ है. iteka ryose byarangiraga ukuntu. अर्जुन अग्रवाल की हुई है लेकिन ariko Arjun byarangiraga yatsinze bakuze nyine bavuga ati uyu munsi imikino iyi ni irabaye ape na Reyo ubwo baheruka guhura byagenze gutya nabo niko ari kuvuga rero iyo byagendaga umva yabaga ari derby birenze bya Atari kandi byarangiraga Arjun atsinze. के सिलसिले को तोड़ पाएंगे या फिर अर्जुन अग्रवाल अपने जीत के इतिहास को ise buriya Arjun Agarwal araza gukomeza gutsindara फिर से दोहराएंगे. turaza kubimenya mu kanya. nizakubantiza iminota mikeya mbere yuko umukino utangira. Nari Karana aramutse atsinze nyine cya kibariro cye cyagaruka atsinzwe guseba n'ibindi byose byaba bije. Cyane ari umuntu wishyuwe tangira kwibuka video bamweretse ati wiyange se nyine wiyange tukwereke wiyange wiyange abajya gusuhuzanya nyine nk'abakinnyi urabizi nyine iyo umukino ugiye gutangira asuhuzanya. mubizi rata Arjun Agarwal na Dia ndetse na Karani na Kavita. Nibutse yuko izi filimi zacu zisohoka buri munsi binyuze kuri website yitwa kwiperu.com. Uzi Education School. Hamagare kuri 0783 52 44 0787 998 791. Monty Image House. Hamagare kuri 0782 70 33 za kugenda batsinda. और अर्जुन और दिया की जोड़ी beho मुकाबला टक्कर है. Karani iyi competition ndabona ikomeye cyane gukina. Episode ya 82 barabatsinda babinjiza irindi nota babinjiza inota. स्कोर किए Maze gutsinda kuri 14 Arjun जोड़ी ने स्कोर Karani na Kavita bafite 15. Ayayayayayay. Nibutse ko ari igenda kigiye gukurikira iki ngiki cyitwa Michori. Ukimara kubona iyi seri ageze ahangaha gira DJ mubwira ati ndashaka icyo gihinde ndashaka icyo gihinde. Kano kanya gahunda zihari ni ukurya inkoko imwe indi ziritse. Kandi nabwo iyo turi kurya indi ibiziritse bari kwifura amababa. Mugeze tutaramara ni ya mbere ndi bari kwifura amababa. Website kwipera.com cyamaze kugeraho impamvu utegereje ndetse unatinda aje kubatsinda sha. और करण कविता की जोड़ी 18-18 पर bamaze sasa kunganya 18 kuri 18. iya twatsinda rega एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है amaso tuyahange ku mukino यहाँ पे फोकस namanze wo gukora ikintu cyose cyose umukino nicyo kibanze kurenza ibindi byose. अर्जुन बेटा आज तुझे किसी Arjun ugomba gutsinda uko byagenda gute uyu munsi ugomba ubatsinde. Mera birimo reka nze nkwereke Meri we reka nze nkwereke utuntu tuba twikorera gake gake sibyo rata. barasifura barakibinjiza. Aho Meri yamaze kuvuga rero ugomba gukurikiza ijambo rya Meri nta wundi muntu. Episode ya 83 Stone ndetse uri kuvara cyari Bingo na Bingo Entertainment abisi ndabakunda cyane. Ntaribagirwa abantu bakunda inyakoreya
andi nayo tugiye gutangira. Mwiruka Maimane, nyuma yaho hajyaho Fate of Jinn, noneho tugiye gukurikiza yitwa My Secret. Yeto no ntabwo ipfuye, bari kwinyuza ku muriro kuko niba bagenda bababura utuntu nitwo twoyikuye ntimubizi. Ndetse nakwicara umunsi wo gutuza uhari. Aho ya sifura bishyuye umusifuzi, murabizi umusifuzi arya bajya bavuga ati ngo bamuguze iki n'ibiki ngo yabereye. Nanjye nicare shampana umupira yifanire. Rasquata के विनर है अर्जुन अग्रवाल और Arjun Agarwal ndetse na Dia Agarwal bamaze gutsinda seti ya mbere. Utsinze 21 harya kuri 18. Seti ya mbere barayibatsinze da. Iki se iki irabacanga ikibuga kibikaragiraho kibafatiraho amaferi. Yego rata mu mbebe bakabarebana. Tukwiye gushaka ba Mombebe. Babwire rero amategeko. Mbere yuko seti ya kabiri kurikiraho. Araza kubaho seti eshatu muri uyu mukino. दूसरे सेट के विनर भी Arjun na Dia nibaramuka batsinze seti ya kabiri, अर्जुन और दिया बने तो फिर फाइनल में उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा. araza kwita bemezwa n'abantu batsinze. Ariko Karani na Kavita और कविता nibaramuka batsinze seti ya kabiri, तीसरे सेट तक ubwo seti ya gatatu iraza gukinwa. Nuko umukino uteye seti ya kabiri bayitsinda, Arjun bita byemezwa ati batsinze, bayitsindwa barajya mu ya gatatu. Urumva nyine babanganyije, abari kimwe kuri kimwe kandi bagomba gutsindana. रेफरी तो हमें डिच कर दिया. Twaye umusifuzi yadukinnye. इसे देख के लग रहा है ये तो दिया और अर्जुन के साथ. Ikigaragara cyo n'ubundi ari ku ruhande rwa Dia na Arjun, bo bari bizeye ko ari buze kwibira, none byamaze gusubirwamo. Reka nze nkwereke uyu musiko w'umusifuzi nze muhibye. Amwegera iki dore ko nari kureba ku ruhande nkaho ari masurugunye. Wagira ko ni isurugunye. बहुत जल्द इस अकेडमी में वापस आने वाला. Wari ukwiye kumenya ko vuba ngangiye kugaruka muri academy. शायद जो भी करेगा Witonde rero सोच समझ के. imyanzuro uri buze gufata. Naho ubundi ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ. nyakwa n'ubundi nifitiye ubwoba winkanga. सॉरी सर, मैं Abare rero नहीं कर सकता. ntabwo nagufasha, मुझे किसी ने धमकी दी. n'ubundi namaze gukangwa. Wiki अगर मैं आपकी मदद करूंगा ndamutse ngufashije rero तो मेरा वीडियो वायरल bamaze kundi kodinga video bahita bayishyira hanze. Ibi turi kuvuga ndagukanze, उनका तो पता नहीं सर. ntabwo nzi ngo ninde, कविता मैडम ने ariko nyine ikiganiro nagiranye na Kavita yakiri kodinze सब उसके पास रिकॉर्डेड है सर. cyerekeranye n'ukuntu match tugomba kuyifixinga. अब अगर मैंने आपका फेवर किया सर Rero ndamutse nkugiriye faveri तो मैं फंस cyane byahita bimenyekana. Ngo ahita mubwiza ukuri आप भी नहीं बच पाइएगा सर. ndetse nawe ibyo byahita bimenyekana. जी Rero byaba byiza utamvugishije, Nagiye. reka nkora akazi kanjye. Utsindwe utsinzwe वहीं कहीं आसपास है क्या? yaba ari hafi ahangaha umuntu agukanze. बताओ. Reba umbwire ari hehe. Arabura सर अभी नहीं दिख रहा है. yari ari ahangaha ariko ntabwo ndi kumubona. देखो Warasaze, reba neza ariko reba neza. Sir, Ushi yabimenye itacaho kare. Nawe uri ahangaha ariko yarabizi yuko ari witajyana akavugana n'uriya musifuzi, wasanga match n'ibigiye gutangira ari witagaruka. Ako kanya agaruka ari kushi bisanzwe. अरे आज का Ozera चाहिए था ना. अर्जुन का कितना बड़ा मैच है आज. मैम रियली ese twagombaga kukwibutsa ko uyu munsi ari umunsi w'ingenzi kuri Arjun. Sorry, Mama mbabarire, फंस गया था. hari akazi kwihutirwa nari ndimo. Yaragiye yikuraho bya byaranwa n'ibirinete n'ibiki byose, agaruka ameze nka kushi nyine bisanzwe, arabibona ko aje. जीत रहे ना. पहला से जीत गए. बहुत अच्छा खेल रहे हैं मेरे Umva abana banjye bari gukina neza, Brilliant. ngira nkaho nyine atarahari. We match
byaye ko yaraharira baza sasa muri seti ya kabiri. खेलना है तो ईमानदारी से खेल. Utari gukina neza. इतना है. Nimba yifuza gutsinda. ईमानदारी से जीत. Kina binyuze mu mucyo. इतना अच्छा खिलाड़ी हो के. Uri umukinnyi mwiza. अपने गेम पर ट्रस्ट नहीं है. Ariko ntabwo wizera umukino wawe. और गेम पर. Ibagirwa rega ibyo kuba watuma match twitsindwa. फोकस कर. Focusinga ku gukina neza. Tsindira hanga mu kibuga. बस एक सेट बाकी है. एक सेट. Asigaye seti imwe rero. Nyuma y'iyi seti तेरा खेल खत्म. uraza kuba urangiye. Kakwiba abantu pe. क्या खत्म करेगा? Ntabwo wandangiza we. आज बाकी है अर्जुन. Match ntirarangira. मैं क्या करता हूँ? Tegereza urebe icyo ndibuze gukurikira. Ndabiyamye abantu bazambaza ngo iriya filime ngo ari kwamamazamo hagati ngo ni iyihe. Ndabiyamye mbisubiremo ndabiyamye. Uzagenda namwe muyishake. Nk'umuntu yarangije abantu batangiye gupasanya hagati yabo begeranye maze ngo nuduki ariko mbonye ari utuntu tw'udufu. Yarangije rebe ya miti yashinjeje ari John we imwongerera imbaraga. Bagiye kuri seti ya kabiri yarasifura. Nukisa ugasanga kubwo turi kureba filimi indi bacishemo hagati barayamamaje utangiye kubwira ngo none se ngo iriya filimi ngo izasohoka rye ukanahamagara rega anisoni reka mugenda muyishake iriya biba biri muri gahunda zacu. Niwishyura ifatabuguzi wenda ngo byumvikane mbarize ku ipera akadomo ko batise iriya filimi ko twayibonye twayikunze uraho ngaho gusura byumva kwiperu nirwa mvuga kwiperu nta kintu kimwe ushaka gukora ariko ukamamagara none se iriya filimi na bene wanyu nabiyamye. Nabirakariye murega ntago muguri ifatabuguzi ntabwo ari kuma mwagubuza amafaranga 900 ntabwo nuko mudafite umutima wo kuyatanga mugashaka gukonsoma ibyiza gusa. Arjun क्या sasa ari hano igize ikibazo bigenze bitewe ntabwo nzi ikintu kiguye mu maso yanjye utsare ibintu by'amafu bafite bakomeje kugenda babatera kusebirana ibikira. Arjun tu कैसी बातें कर रहा है? Arjun ni bituri kuvuga ariko ubundi देख भी नहीं रहा. ntabwo uri kureba neza. मैच नहीं खेलेंगे. Ntabwo twakina gutya oya. Ndaza gukina. मैं मैच पीछे नहीं छोड़ सकता. Ntabwo je nata match nk'ingiyi. मत करो तुम अपनी आंखें भी नहीं Arjun ariko nawe bakagorye. खोल पा रहे हो? नहीं. Niwafungura ijisho ngo urebe. नहीं दिया. Niyo ntabwo twabasha gukina gutya. मैं ठीक हूँ. Oya Dian njemeze neza. इसको बीच में छोड़ने की बात मत करो प्लीज. Ntabwo iyi match tugomba kwita gutya gusa. Je ndaza gukina. मैं मैच खेलूंगा. Yego mbe nyine tu ko byagenda gute kose. Sima gukomeza gukina. Ibi nubundi Karani yashakaga ngo Arjun atakaze focus. Bagiye gukina ibyo bakina ariko Arjun no gufata nimba wagipira we. Ntabwo ari gukina neza. Gasani. Batsindwe irindi nota bari bashyiramo da. Bari binjiza. Ehe. Abatsinda irindi kandi iyi seti ni ya Karani tu. Ayo bigira iyi seti ni ya Karani. Ni ya Karani ayo bigira tu. Arjun mwana wanje. Hey. Barafitwe no gukora akazi kose. Nukugakora tu. Ayo bigira agomba guhangana nabo. Kwaju. Ajeja. सेट के विनर हैं करम माथुर और कविता. Karani Mathur na Kavita Mathur bamaze gutsinda seti ya kabiri. No kuvuga ngo baraganisha kimwe kuri kimwe. Bagiye guhanganira icyanyuma sasa. Bagiye guhanganira icyanyuma. अर्जुन ऐसे मैच जीतना तो दूर हम खेल भी नहीं पा रहे. तुम Ibaze ko utari kubasha gukina turabatsinda dutera. हम मैच खेलेंगे. Oya dia tugombe dukine. करो. अब थर्ड Kijya nk'akagoryi. सेट की बारी है. Ubu tugiye gukina seti ya gatatu ari nayo ya nyuma. पोजीशन ले लीजिए. Abakinnyi mwafata position zanyu. Tugomba gukina.
bimeze bite rero ku iperu.com shyira ifatabuguzi ry'amafaranga 900 ku cyumweru n'ibihumbi 3 ku kwezi filimi zisohoka buri munsi mumaze kwimenyera